icya mbere ni umuco w'itorero, abatubanjirije niyo ntero babikiriza. Icya kabiri ni ubupfura, gushimira n'ubupfura. Ayo magambo abiri rero abazaba ariyo bubakiraho, ntabwo twayatera mu bandi. Agahugu umuco akandi umuco wa Anglikani rero ni uwo nguwo. Tubaho dushimira, tubaho tunyurwa n'imirimo y'abakozi b'Imana. Ubundi azakomeza akore uko Imana imukoresha mu itorero ryayo, nta na kimwe rero yahagarike. Wenda ikiba cyavuyemo icyo gihe bijyanye n'amabwiriza nanone agenderwaho kugira ngo mu gihugu hose ni inshingano za kiyobozi, ariko inshingano za gishumba, gusura abakristo, gusengana n'abakristo, kuririmbana n'abakristo, kujya inama n'abakristo, ntabwo yabihagarika. N'ubundi azakomeza bikore kuko ni umuhamagaro kandi arabikunda mu burokore bwe. Buriya ibyishimo babonye twari dufite twese bishingiye ku buhamya bwe. Ni umurokore, ni umuntu w'Imana kandi ni umukozi. Rero ahubwo ntabwo twagize umwanya, nyine nawe murabibona kuko dusenga ikigoroba, ntabwo twagize umwanya wo kuvuga no kubyinira Imana no kunezerwa cyane uko twabyifuzaga bitewe n'ubuhamya bw'umukozi wayo. Si we wenyine rero, buriya n'abandi barimo bagenzi be mu maparuwasi yandi niko birimo kugenda bikorwa. Abakozi b'Imana bakwiye gushimirwa igihe cyose, bibatera n'umwete, n'imiryango n'abana n'abandi babibona barishima. Numvise ko mvuga ngo nanjye numvise nasaba ko bamperekeza. Hari ambiance iteye ubwoba kandi bishyushye, ariko tudatinze mu magambo turagira ngo tuganire n'umwe mu basezerewe atubwire uko yabibonye, cyangwa se n'umwe muri Anglikani baravuga ngo ni ukubashimira, mu bashimiye. Reka tukwakire wibwire abadukurikiye ndetse udusobanurire niba umunezero ufite cyangwa se nimba wababaye, usobanurire abantu badukurikiye kuri Zikene TV. Turabakiriye. Murakoze cyane. Nitwa Uwamahoro Federico, umuvugabutumwa ijambo rya Yesu Kristo umwami wacu. Nishimye cyane kuri uyu munsi ashimiwe inshingano z'ubwarimu. Ni gushimirwa. Mumbabarire nagiye mbivugana. Mumbabarire nagiye mbivuga nabi ngo ni gushimirwa. Kandi kuko nahinduriwe inshingano. Hanyuma noneho akaba aribwo ngiye kuvuga ubutumwa byeruye impande zose z'igihugu. Kuvuga kugira neza kw'Imana. Umunsi rero habayeho kumushimira kuri izo nshingano z'ubwarimu nahinduriwe, ko ntazongera kuba mwarimu ahubwo nzaba umuvugabutumwa ubundi muco. Ndanezerewe cyane. Ni ijambo ryafashije, ni ijambo nibuka, ijambo ry'Imana rivuga ngo yatangije umurimo mwiza muri twe niza usoza. Nanjye ndebye ukuntu Imana yantangiriye, nareba nuko bimeze uko, nishimye cyane. Ni nayo mpamvu natanze uriya murongo wo muri Zaburi 123 uvuga ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye, turanezerewe. Turanezerewe njye n'umuryango wanjye, nawe urabireba. Haje inshuti nyinshi zitandukanye, abaturutse za Remera, za Kibagabaga, baturutse hirya no hino. Nabo twagiye dukorana umurimo w'Imana, tuvuga ubutumwa twishimye, dusengera abantu, tuvuga ubutumwa hirya no hino, abantu imitima y'abantu igahinduka. Abo nibo bari kumwe natwe tunezerana. Rero ubonye ko n'itorero ku mugaragaro umushumba wacu yishimye, akaba yatuguze ku mugaragaro, weguriwe icyumba cy'ibiro, ahantu hose hahezwa umurimo mwiza Imana yadukoresheje. Iyo dushimira natwe iyo turishimye, reka soze mbabwira ngo turishimye cyane, ndanezerewe. Nzahora mbivuga aho nzajya hose, utarasoza waravuze ngo urasoje, ariko nagira ngo baze ni ibanga ki mukoresheje muri Anglikani cyangwa muri EAR ritumye abandi musezererwa cyangwa se mushimirwa, mugakora ibirori bigeze aha mu gihe abandi basezererwa bari kurira cyangwa se babaye, ariko mwebwe musezerewe ari ambiance ari umunezero? Ni ibanga ki mwakoresheje kugira ngo wenda n'abandi babe bazarigenderaho? Murakoze cyane. Ibanga rikomeye nakubwira n'undi wese yakoresha nuko nibanze mu gusenga, kandi kwegera abakuru b'itorero bakamuhugura, nkanaca bugufi. Ibyo nibyo byagiye bifasha, nibona soje muri ubu buryo nshimye.
urakoze cyane. Ntabwo ikibazo cyacu ukidusubije neza, turaza gushaka abantu babisobanukiwe cyangwa turaza kubaza amapasiteri nabaje ngo murangirikani ntabwo wasubije. Reka tuvunikire aha, Imana iguhe umugisha. Twashimira n'abandi bose n'abandi bashatse nabo bamera nk'aba ngaba nk'angirikani ukuntu ibikoze ikagereka kwirukana abavugabutumwa cyangwa se gusezerera abavugabutumwa bagenda bariraho ngo bagakomeza nyine nabo bakagira agashimwe, kuko kabisa natwe turabibonye n'abantu bari barahababonye umunezero wari uhari, yaba n'abantu bose bakoraga gutya byaba ari umugisha gukorega mu gukorera Imana. Mwaravunitse cyane, mwagiye muvunika, nimba habayeho kano kantu kugira ngo hakore abantu bize, ntabwo bakabasezera amaramasa, ariko ndakeka nawe aho ugiye wishimye kandi n'itorero ryawe usengeramo urarishimiye cyane kuko bagukorera ikirori gitangaje cyane. Murakoze cyane namwe mudukurikira. Paruwasi ya Kinyinya ariyo wari uyoboye uyu mwarimu uyu munsi washimiwe. Tugize amahirwe kugira ngo duhure n'umupasiteri, uyu mushumba wari umushumbye, turagira ngo tumubaze wenda amarangamutima yumva afite kuri uyu mwarimu wasezerewe uyu munsi cyangwa se washimiwe uyu munsi. Ni ukuri byari ibyishimo cyane, abaririmbyi baririmbye turishima, ndetse n'abantu bose bishimye cyane. Turagira ngo tubaze nyakubahwa bwana pasiteri, turagira ngo tukubaze uko mwabonye ayo marangamutima cyangwa se uko mwabifashe mushimira uyu mwarimu maranye imyaka. Twumvise ko amaze igihe kinini, imyaka 24 ayobora itorero. None turagira ngo rero namwe mutubwire uko mwabibonye. Ni ukuri ko twishimye cyane, twabonye ikirori mwakoze, turavuga ati kabisa ntabwo twabura kubyereka n'abandi cyangwa se twabura kugira ngo duhe urugero abandi. Turagira ngo namwe mutubwire rero uko mwabibonye cyangwa se n'amarangamutima yanyu. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Mbe nagira ngo mbwire ngo uriya ni umuco w'itorero, ni umuco w'itorero kandi ni ubupfura. Uwakoze wese akwiye gushimwa, birananditse no muri ngo umukozi wese akwiye gushimwa. Aho rero niho ntacyo twakora tukivanye mu ijambo ry'Imana. Kandi icya kabiri, iyi ni intero tuba twaterewe n'abakuru bacu abatuyobora. Nyakubahwa Bishop niwe watangiye ashimira abarimu n'imiryango yabo muri rusange. Rero natwe hasi babana nabo umunsi ku munsi, twumvise rwose tugomba kugirana nabo umunsi wo gushima Imana no gusabana nabo. Nagira ngo mvane iki kintu ntabwo ari ugusezera, ahubwo no gushima Imana no gushimira umukozi w'Imana. Twebwe twumvaga rero ko ari ukumusezerera, ntabwo twamusezereye kubera ko umuhamagaro ntawe ujya awusoza, n'ubundi azakomeza akore uko Imana imukoresha mu itorero ryayo. Nta na kimwe rero yahagarikiye. Wenda ikiba cyavuyemo icyo gihe bijyanye n'amabwiriza nanone agenderwaho kugira ngo mu gihugu hose ni inshingano za kiyobozi, ariko inshingano za gishumba, gusura abakristo, gusengana n'abakristo, kuririmbana n'abakristo, kujya inama n'abakristo, ntabwo yabihagarika. N'ubundi azakomeza abikore kuko ni umuhamagaro kandi arabikunda mu burokore bwe. Buriya ibyishimo babonye twari dufite twese bishingiye ku buhamya bwe. Ni umurokore, ni umuntu w'Imana kandi ni umukozi. Rero ahubwo ntabwo twagize umwanya, nyine nawe murabibona kuko dusenga ikigoroba, ntabwo twagize umwanya wo kuvuga no kubyinira Imana no kunezerwa cyane uko twabyifuzaga bitewe n'ubuhamya bw'umukozi wayo. Si we wenyine rero, buriya n'abandi barimo bagenzi be mu maparuwasi yandi niko birimo kugenda bikorwa. Abakozi b'Imana bakwiye gushimirwa igihe cyose, bibatera n'umwete n'imiryango n'abana n'abandi babibona barishima. Numvise ko mvuga ngo nanjye numvise nasaba ko bamperekeza mu cyumweru gitaha. Ni amarangamutima. Nyakubahwa bwana pasiteri, ni ukuri natwe byadushimishije nkatwe nk'abanyamakuru twaje gusura, byadushimishije. Ni ubwa mbere tubonye, hari aho twagiye tujya nko muri ADPR cyangwa se no mu yandi madini, bagiye babasezerera bakabasezera gutyo ntibakore umunsi mukuru. None mwebwe mwakoze iki gihe kandi mwe nimwarimu mwasezereraga. Ni ukuri natwe byadutangaje kandi byadushimishije, kuko ahubwo muzakomeze mukore n'ibi kandi munakangure n'ayandi matorero kugira ngo nayo ajye abikora gutya. Nshingiye kuri iryo jambo wakomeje kuvuga, ubwo abandi barasezerera, twe ntidusezerera, turashimira. Itandukaniro ni iryo ngiryo. Mwarimu wacu twamushimiraga, turamunezerewe, turamukunda. Abakozi b'itorero twe turabakunda. Turabakunda ko tuzi agaciro, tuzi kwitanga, tuzi ibyo bakora, baba baratanze ubuzima bwabo, baba barasize ibyabo, baba bariyanze
ntibanze nabo gukurikira iby'isi umunsi ku munsi ariko baba barahaye ubuzima bwabo itorero. Kuki tutashima Imana? Kuki tutashima umukozi w'Imana nk'uwo nguwo? Ni aho ngaho ahandi ntunanjyaneyo urimo uravuga ngo ni ugusezerera umukozi w'Imana bamusezerera gute? Ibyo ndabyanze, twe ntidusezerera umukozi w'Imana, turamushimira. Murakoze cyane, mumbabarire kuko nakomeje kurivuga, kuko abandi bose nibwo nakomeze kubabwira, benshi bagiye babasezerera ndetse ni no kubirukana, barabirukanye ntibanabasezereye, none mwebwe ngo ni ukumushimira. Iki gikorwa cyadutangaje kandi ndetse ndakeka kizatangaza n'abandi batureba badukurikirana kuri KNL TV. Ni ukuri biratangaje kandi njye navuga ngo mukomeze uyu murimo pe, kuko muri kubaka itorero Anglikani. Njye ndumva mwararyubatse, ni igikorwa cyiza. Ni itorero ryacu Anglikani ni ibintu bibiri ngira ngo nkubwire, wenda bibidutera. Icya mbere ni umuco w'itorero, abatubanjirije niyo ntero babiteye ibikiriza. Icya kabiri ni ubupfura, gushimira n'ubupfura. Ayo magambo abiri rero abazaba bari bubakiraho, ntabwo twayatera mu bandi. Agahugu umuco akandi umuco wa Anglikani rero ni uwo nguwo. Tubaho dushimira, tubaho tunyurwa n'imirimo y'abakozi b'Imana. Yego, murakoze cyane, mutubwiye amarangamutima kuko uriya mukozi w'Imana yarakoze kandi koko mwarafatanyije. Wenda nubwo yaje ariko urumva imyaka 24 yakoze umurimo utangaje cyane, yagiye hirya no hino kandi namwe igikorwa mumukoreye ndakeka tuzakibagirwa. Kandi nanjye nongeye kubashimira kuko si ukumusezerera ni ukumushimira. Murakoze cyane kandi nongeye no kubashimira kubw'umwanya wanyu muduhaye, kuko twumvisha amarangamutima dufite, ntabwo twari gutaha tutababajije. Nyakubahwa Pasiteri, Imana yo mu ijuru ikomeze bamugisha kandi mukomeze igikorwa mugikore tugusangije. Murakoze cyane, murakoze cyane, ibihe byiza. Turabashimiye kandi turishimye. Yego. Amasaha yarambese agenda kandi yashishije gukorwa, abo twanze ko ahita amugana bamureka aze kuvuga kwigeza. Uwo mupasiteri nababwiye wambereye umubyeyi havuga none umugisha ufite cyane kuko ari ukuri kumwe nzwe n'Imana siyene. Rero ngamushimira ijambo kuko nawe atajya avuga byinshi cyane kandi nawe arimo arareba n'ibintu kimeze n'abagenda iyo bajya. Murakoze n'umuhanga w'ibibazo. Murakoze. Nimushima yasoza ahari mukareba n'umukuru muri twe agasaba umugisha. Murakoze. Turashimye cyane. Uko nabivuze nitwa Etienne, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana 3. Kuri 25 z'ukwezi nari nujuje imyaka 30 nubatse. Imyaka 25 kuri pasitore. Natangiye kubuto nakijwe muri 91, umwarimu muri 93 niho natangiye gukora umurimo w'ubuyobozi. Nakombere ikigo natangiye muri make nabwira na bitatu. Icya mbere ni ugushimira itorero ry'Ikinyinya ryateguye gahunda yo gusubika inshingano za mwarimu kuri uyu murimo. Murabizi ko ari ibintu by'igihugu cyose. Kuba mwaratekereje iki gikorwa mukabitegura mukabishyira mu bikorwa, mwafasha mugira amashyi. Ntabwo ari ibintu bikorwa n'abantu bose. Icya kabiri ndagira ngo nshimire mwarimu ariko na madamu we yababwiye ko yatumwe ari byo uyobora paruwasi ya Bumbogo ko nagezeyo mu mwaka w'2000. Iyo njya kuvuga mwarimu ntabwo namuvuga ntavuze umuryango kuko mpera kuri mama we. Hano hari mushiki we Beatrice na Fidele nabo twari turi kumwe, hari hariya hirya hari na murumuna wabo bakurikira. Kuba mama wabo yarabarekaga bose bakajya mu murimo, navuga ko imbaraga nabo ngaho bazikuye. Nk'umuntu wabanaga nabo kandi nanjye nari nkiri mutoya, nagendaga mbere nabonaga ubwitange bwabo, nkabona
ubushake ababyeyi bafite no kubarekura bakagenda bakajya mu murimo n'imbuto bari bafite n'imbaraga bakoreshaga. Imana iranyobora duhitamo ko adufasha umurimo. We na Philbert ngira ngo yakurikiranye na Philbert ntabwo kuba agejeje uyu munsi ntabwo ari imbaraga ze, ni imbaraga z'Imana ariko zigendana n'ubuhamya bwe no kwitanga kwe. Ntabwo navuga ibintu byinshi, igikomeye navuga ni uko ashoje neza, kuko gusoza neza biboneka hake. Hari igihe abantu batangira neza bagasoza nabi, hari n'abagira amahirwe cyangwa bagira ibyago byo gutangira nabi ariko bakagira amahirwe yo gusoza neza. Ndashimira Imana kandi nshimira na mwarimu ko yashoje neza urugendo rwe mu nshingano yari afite zo kuyobora itorero. Icya kabiri navuga ni uko namusaba ashoje umurimo ku bw'inshingano nk'uko bagiye bakomeza kubivuga. Noneho rero buri inshingano nazo hari igihe zisa naho zituzitira, hari ibyo zituzitiriramo nyine ubaho ngaho nyine ugakora aho gafuko niho ugarukira. Rero ntabwo wenda ari ukumukura aho baza bamubwira ngo tugusezere ku mirimo cyangwa ku nshingano, ariko turagusaba ko ukomerezaga, ariko ndibwira ko ubu ngubu aragutse. N'abamenshi rero muri iyi myaka mike maze ubundi ubu igihe yari ashigaje ubwo asezeye mu nshingano, ubu umuryango yari akwiye guha igihe cy'umuryango none. Ibyo ntabwo nabibabeshya, ntabwo n'umwana muto. Umuryango akwiye kuwuha igihe n'indi mibereho y'umuryango akayiha igihe. Ibyo bikamufasha nanone gukorera Imana mu buryo bwagutse nta kintu kimuzitiye. Nuko ariko nadahari ariko ibyo byose nabimubwira kuko hari igihe ugeramo ukaba ntacyo gitinda. Njyewe iyo mvuye ahantu nakoreraga ntabwo mpfa kuhagaruka kereka iyo bambwiye. Iyo utakiri mu nshingano kugira ngo ejo mudatangira mwarimu tufashe ibi, yabibafasha nk'umukristo mugenzi wanyu, ariko mukirinda, ndibwira ko mukuru w'abakristo yahoze hano, mukirinda kumubwira nk'ugifite inshingano aho ngaho, ko bishobora kuvangira ubuyobozi namwe bikabavangira. Nuko ndabanyaruteza rero ibyo nanone muri iki gihe ashigaje birasaba imbaraga z'Imana kugira ngo abyitwaremo neza. Nanone ubuhamya bwe buzakomeze butangirije imikorere y'ubuyobozi bw'itorero, bitangirije n'ubukristo bwanyu, kuko ndabizi abantu iyo bakunda umuntu baba bamukunze. Kandi namwe muhumure, yatangiye umurimo irawukomeza, ntabwo umurimo ari uw'umuntu. Soza rero nk'abakristo nagira ngo mbinginge mushoboze abantu b'Imana kugira ngo basoze inshingano zabo neza. Nshimire abandi bapasitori bagenzi bacu bakomeje kudufasha, kandi nshimire n'aho yagiye akora ibyo mwagiye mukorana. N'ubundi ntaho agiye murakomeza mukorana, ariko nk'umuntu w'Imana ufite umudendezo utazitiwe n'inshingano. Ndumva ntacyo ntavuze muri ibyo byose, ariko ndahamya ntashidikanya yagize ubuhamya bwiza, kuko aho nagiye njya hose ntabwo byatumaga ntagenda amenya amakuru ye. Icyitwa tubashake murakizi mwese, ntabwo nayoberwa amakuru yabo, ariko nk'umuntu wabanye nabo nirindaga nanone kugaruka inyuma kereka ubuyobozi bubizi. Rero bisaba ubwenge gukorera Imana. Afite impano Imana yamuhaye, azikoreshe neza, zifashe itorero, yaba ahavuka yaba ahatuye n'abandi bamukeneye, mu gihe cy'uko azajya akigera. Iminsi ushigaje uyikoreshe neza kugira ngo igirire umumaro abantu benshi kuruta ko yagerera umumaro ahantu hamwe wabagutuma. Imana ibamugisha, bakoze umukuru wa Kristo. Ibyo mvuze byose arakoze umushumba. Hanyuma rero kuko benshi basabye amasaha birasa nk'aho ari kugera kure, mwarimu
itiremo umwe mu bakuru hano badusabira umugisha hanyuma soreze mwakoze. ubu nyine reka duhaguruke hanyuma dusabe ikidikoni nizere ko kameramani ibyo atabifashe turabikata ibyo uza kubikatinya ubundi nitweje Cogozabahizi ndi pasiteri muri paruwasi ya Anglikani Nyabikenke. Urumva cyo kuri uwo murimo avuze ntirirwa asubiramo nawe ukozeho kera muri Kacyiru. Urumva ariko nabyo ndabishimira Imana. Rero Frederico ni inshuti yanjye cyane, hari n'ahandi duhurira muri bwo byora aho ngaho niho duhurira cyane. Rero buriya niho tuziranye cyane. Iyo abantu baziranye ahantu nk'aho ngaho rero aho nta nubwo njya ntinya no kuhavuga n'amazina yabo, nta n'uwo ntinya kubibwira uwo ari we wese, ntawe ku isi y'abazima ntawe natinya kubibwira. Iyo umuntu muhurira mu kintu cyitwa gusenga muba muziranye pe, ndabeshye muba muziranye, ni icyo cyonyine. Kandi umvise ko no mu gusoza umugabo tubari yavuzeho cyane, niba ariyo puwe ya nyuma yavuzeho ikomeye, ikintu gikomeye cyane yavuzeho kihatse ibindi byose ni ugusenga. Ubwo rero aho ngaho niho tujya duhurira, nta handi tuziranye harenze aho ngaho, kandi aho ngaho niho hatse ibintu byose. Ubwo rero abanyabikenke aribo bari hano ari benshi, mwamubwire muti karibu. Igihe kinini muri rwa rusengero ruhambaye rwa runini mutari mwabona urw'amatafari, rwa rusengero ruhambaye ko ruzi cyane, byamugora gukora muri ruyara, kandi twajya tunamureka akigendera akajya no mu muhamagaro. Icyo turusha twebwe tubohora abantu bakigira mu mihamagaro yabo, kuko ntabwo umuntu agira umuhamagaro umwe gusa. Nuko twebwe Nyabikenke duteye. Ubwo rero karibu Frederico, ubwo rero ko twebwe turagutse, ubwo turi gutanga abandi arega twe turagutse. Mwabyumvise ko turagutse. Kandi noneho nyakwacu Bishop wacu ajya kuvuga ku barimo abasezeraho, ariko ababwira ntabwo bavuye mu nshingano, ariko iyo ntuza yitwa ubwarimu niyo yonyine, ni nko kuhindurirwa, ariko ubundi si uko ntabwo ari uko bashaje. Numvise abantu kuba ngo kugenda ngo mu zabukuru, we ugeze ujya mu zabukuru ntabwo ari mu zabukuru agiye, ntabwo agiye mu shwi, ibyo nta birimo, ahubwo ni uko iriya titre ariyo iri kuvaho ku rwego rw'igihugu, sibyo ra? Bivuga rero twebwe tugiye guhimba kandi gatitire keza, noneho nigashaka icyongereza cyangwa igifaransa cyangwa igiswahili cyangwa ikinyarwanda, tugashaka uburyo ibyo kwitwa mwarimu ibyo ngibyo wapi ntabwo wacu bibayo. Tuzashaka agatitire, mbese ko turi kumureshya, tuzashaka agatitire keza katazamutera ikibazo complexe iki. Noneho niturangira tubwire tuti karibu iwacu Nyabikenke, bino dufatanye umurimo mu buryo bwagutse. Numvishe ko ari umuhanzi mu buryo bwo guhanga indirimbo, uburyo bwa bundi bwa kera yabagamo, mu buryo bundi buri imbere bwaho bwagutse. Ibyo byose uzashaka agatitire keza cyane kabiburya byose, maze izina ry'Imana rikomeze guhabwa iki? Icyubahiro. Mwakoze rero kumpa ako kanya ko gusenga, ubwo nanjye profitiyemo nyine byungukiyemo. Reka rero dusenge Imana. Uwiteka mwa Imana yacu turagushimiye, turaguhimbaje, uri Imana igira neza. Tugushimiye umwanya mwiza uduhaye, tugushimiye umugaragu wawe n'umuja wawe wemereye gukora uyu murimo bitwa abarimu, ariko mwa Imana yacu igihe kikaba kigeze iyo titre ikavaho, atari ugupfobya umurimo, ahubwo ari uko hari impamvu itumye iyo titre ivaho. None mwa Imana yacu bagura imbago, bakomereza amaboko, basubiriza ibyifuzo. Uwiteka mwa Imana yacu watoranyije gukora umurimo wawe, ntabwo rero umurimo wawe warangira aha ngaha bakiri batoya, ahubwo bakomeze wongere imbaraga z'umwuka wera, ijambo ryawe rikomeze kuba muri bo rigwiriye, rifite ubwenge bwose. Kandi Uwiteka mwa Imana yacu aho azajya agera hose ajya igendana nawe kandi akorana nawe.
mufashe n'umufasha we ndetse n'urubyaro n'inshuti n'abavandimwe kugira ngo umwami Imana yacu bose bakomeze kubona umugisha kuri we nk'Imana yacu. Abagaragu n'abaja bawe rero babonetse muri ibi birori turabasengeye tubasabira umugisha wawe. Mwami Imana ngo bagire neza, ubakomereze amaboko, ubiteho kuko bakoze igikorwa cyiza cyo kuza gushyigikira uyu muryango. Mwami tugusabye amahoro n'umugisha, tuvuga ngo amahoro utanga atuye umuntu wese yakwibwira, reka akomeze kurinda imitima yacu n'ubwenge bwacu kugira ngo turusheho gukunda no kugukorera. Kandi umugisha w'Imana Data wa twese Umwana n'Umwuka Wera, uwo mugisha ukomeze kubana natwe, uwo mugisha ukomeze kubana n'umuryango wa Frederic, uwo mugisha ukomeze kubana n'itorero ryawe Kristo aho riri hose, kandi uwo mugisha ukomeze kubana n'igihugu cyacu n'abayobozi bacu, kandi umugisha wawe ugendane natwe uhereye none ukageza iteka ryose. Amen.